Mwihangane dutangirane n'ibibazo. Ikibazo kiragira giti: umwana wabaye uwa mbere w'i Nyamasheke, kuki atahamagawe nawe ngo aze ahabwe ibihembo nk'abandi bose? Ese koko ubu bulimanganyi buri gukorwa na Mineduke? Ese koko uyu mwana yakorewe ihohoterwa? Ese koko abantu basobanutse bo muri Mineduke nabo ibi bintu birashoboka ko babikora? Murakaza neza muze dusesengura ibi bintu ndetse munashire umuco kuri byo, munasobanukirwe neza. Uko bigaragara nyuma y'uko Mineduke yaje gusohora aya manota, abantu benshi ndetse na leta babonye yuko ibintu Mineduke ikoze ari amakosa. Nyuma y'uko rero imaze gukora aya makosa, nibwo bahise bafata dorone yerekeza mu gushaka umunyeshuri wabaye uwa mbere. Uyu munyeshuri yitwa Uwamariya Leontina, niwe wabaye uwa mbere muri O Level, yize kuri ISEF Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe na leta, aho iki kibazo cyahise cyinjirwamo n'ubuyobozi cyane, bugahita bushaka amakuru nyayo yizewe. Reka dukomeze n'ibindi. Uyu munyeshuri uvukira mu kagari ka Mushaka mu murenge wa Rwimbogo ahagana mu karere ka Rusizi, aho niho abarizwa, niho leta yamusanze cyangwa se abantu bakurikiranye ikibazo cye bamubaza bati: ese kuki wahamagawe kuza guhabwa ibihembo byawe ntuze? Umunyeshuri nawe yahise aturika, agahinda karamwica, aravuga ati: nta muntu n'umwe wigeze abimbwira, kuki ubundi natabibwiwe? Ese kiriya kizamini twakoze cyateguwe na bande? Imbaraga bagishiramo turimo kugikora, kuki badaha agaciro k'ibyo tubona cyangwa se amanota yacu? Uyu Uwamariya Leontina biravugwa yuko hariho mugenzi we banganyije amanota wo mu karere ka Gasabo. Gusa abantu mu busesenguzi bwabo baravuga bati: abantu bo mu ntara nabo bagomba guhabwa agaciro. Mineduke ntago ishobora kuvuga iti reka twifatire abantu bo mu mujyi abe ari bo duha ibyo bagomba guhabwa, ahubwo ngo abo mu ntara bimwe ibyo bakoreye. Uyu munyeshuri Leontina yavuze ati: nta kintu kimbabaje nko kubona naratsinze ngo ntimpure n'abayobozi, nanjye mpeshe ishema ababyeyi banjye, ikigo cyanjye ndetse n'uburezi nyarwanda. Ibi bintu uyu munyeshuri byamubabaje. Nubwo ubu tuvugana yagiye guhabwa iki gihembo, gusa uyu munyeshuri afite agahinda kenshi. Biravugwa yuko cyangwa se ababyeyi be baravuga yuko uyu munyeshuri yababaye cyane, ndetse iki kirego kikaba kigomba gukurikiranwa, uyu munyeshuri akabona ubutabera, ku buryo ubutaha bitazongera kubaho ukundi ngo hagire undi munyeshuri urenganywa nk'uyu. Ikindi kiri gushinja Mineduke ubulimanganyi, abanyamakuru benshi bakora kuri mateleviziyo agiye atandukanye bandikiye umuyobozi wa Mineduke bamubaza ibibazo, aho bamubazaga bati: ese kuki uyu munyeshuri we atahawe agaciro? Ariko uwo muyobozi yagerageje kubasubiza ibintu bike, gusa ntabwo yabashubije ngo abaramburire. Nk'ubu ngubu reka mbereke cati yagiranye n'umunyamakuru ukorera kuri Mama Urwa Gasabo, reka nze nyibereke nayo tuyisesengure, namwe muvuge muti ese koko Mineduke ni ibi byayo? Nk'uko bigaragara uyu ni umunyamakuru bita Bizimana Desire ukorera kuri Mama Urwa Gasabo, namwe muzi gusoma. Nk'uko bigaragara yamubajije ati: ese ko twashakaga umunyeshuri wabaye uwa mbere muri iyi toronike cyangwa se muri iki kizamini gisoza umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, kandi tukaba tutamubona mu barimo guhabwa ibihembo? Uko bigaragara kuri sikirini, abazi gusoma namwe mwabisoma mukareba, uyu muyobozi wa Mineduke yahise asubiza uyu munyamakuru Bizimana agira ati: umucyo twawushize kuri egisi ya Mineduke yacu, aho uyu munyeshuri mu bisobanuro bikeya twaje kumubura, yahamagawe arabura, gusa ngo ibihembo bye biracyahari, ngo kandi igihe azabonekera azaza kubitora. Gusa hano nanjye iki bintu ntabwo nabyemera, nahita mvuga nti ese ni gute umwana wize ku kigo, tugira CO, DO, tugira abayobozi bo ku karere, he umurenge, akagari, akarere, aho hantu bahamagaye umwana aza kubura?
Gusa n'uyu munyamakuru wacu ntabwo yabyemeye, ahubwo yahise amubaza ikibazo cya nyuma agira ati: "Ese ko umwana we yivugiye ko atigeze ahamagarwa, byagenze gute weho ushingira kuki uvuga ko uyu mwana yahamagawe?" Uyu muyobozi wa Mineduc akibibona gutyo ntabwo yiriwe amusubiza, ahubwo niba yakozwe n'isoni, niba byagenze gute, yahise arenga ibikari, ntabwo yigeze yongera kumusubiza. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru ari mu burezi, aho Mineduc rwose yabaye akasamutwe. Gusa mu kanya gato ndaza kubagezaho amakuru, ese ubuyobozi bwo buri kubivugaho iki, aho RIB nayo yabyinjiyemo irimo gukorera iperereza. Sawa sawa, naho ubutaha tuzahura ubutaha, aha twabanaga ni kuri Rwanda Today, amakuru ahoraho mu Rwanda. Cawu cawu.